icano yaramwe ngo bari bayihagaritse cyane none barongeye barayihagaritse uwo muntu uri kugenda kuri yago ninde genda shaka kumenya uwo ari we ngiye muraburiza hano ku mbuga nkoranyambaga ubundi se kuko akora nk'abandi banyamakuru b'abayutubazi yago mu mushaka ye uramutse nawe umenya umuntu nk'aka kanya wamukorera umuntu ni izina ry'Imana ugenda kuri yago ni izina ry'Imana mubonye abayutubazi mwe mugenda ku bantu mwangegeramo mwabasenzi ezariyo munzamumena ijisho acyamuri mbula utosilisi mbula penza isili ay bana nyoso penza nzambe asilisi ka mbula na biso nzambe akengela biso na mbula usili tozala malamu tolingana yamoni nalobi dukundane tolingana bayana ngai bozosala biso pe tozosala musala esalema na likambo ya nzambe mujambo ry'Imana navuze ngo nzambe azali kolo twese turi hasi Imana iri hejuru twese turi hasi nzambe azali kolo biso nyoso tozana si ya drapo twese turi munsi y'ibendera biso tozana se nzambe azali kolo sukara ngana sepeli pona bino na sepeli pona mbula oyo yisika twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe bakurikiye ABATONI TV. Iyi ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Umuntu wari utubwiye ko Yaka Mwana wamenyekanye cyane muri filime zigiye zitandukanye muri Katerina ndetse no mu isi ya none, ndetse akaba ari n'umukomediye ubugezweho cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bari baduhaye amakuru y'uko hari ahantu hano aherereye yaje kuba yakina filime, none twari tugize ngo tumugwe gitumo turebe koko nimba kuntu biba bimeze iyo yagiye gukina filime. Ariko andi makuru nanone tumenye nuko ngo filime yarangiye kariho ubwo we hari ahantu yasigaye, none twe turashaka kumutungura nk'abanyamakuru kugira ngo turebe ese Yaka Mwana nyuma ya kamera cyangwa ari wenyine biba bimeze bite. Ndajya kameramani wanjye agende aza gake gake. Ndabona hari aho naringize noneho nimba ari we ndi kubona, ariko nanone kamera niyo igiye kumfasha kumenya nimba ari we. Ndi kubona ari we, nanone nkabona sinzi nimba ari we turi kubona. Nkurikije amaso yanjye ko mbuzi ndabona ari Yaka Mwana muguye gitumo, nuko mbona isa nyirebesha nabi cyane. Uramubona ubu tumusanze hano ari kudodera, nimba ari uri kudoda nimba yaje kudodesha nibyo bintu nabyo sindamenye ibyo ari byo, ariko icyo mubona ni Yaka Mwana. Ndajya kameramani yegera imbere abereke uwo ari we. Ni Yaka Mwana nimba yarabaye korodoniye. Ni wowe korodoniye cyangwa ni wowe uje kudodesha? Je kudodesha urukweto rwanjye rwarapfumutse. None se umunshaka kimwe abanyamakuru bambwiye ngo umuntu nkawe ukina filime, umuntu nagiye mbona agaragara cyane w'umusitari, ni gute yicara hano ku muhanda gutya? None se kuza kudodesha urukweto niba ndi umusitari bivuze ko urukweto rwapfumukaho sindi dodesha ngiye? None se umuntu nkawe koko, umuntu wamenyekanye, nsiguro yo nadodesha inkweto yanjye wayijugunye se umusitari nkawe? Njugunye icece niko zikabanya. Ariko ubwo na bakundebere ubwo menye abanyamakuru bihorera. Ubu ni so namwishyura cyangwa ugiye kumwambura? Icece imeze gutya Adidas ngo ngiye nyijugunye. Yaka ngo nyijugunye. Yaka tukubona kuri televiziyo gusa tutazi ibyawe, naho ubundi aho ni habi. Ushinzwe kumenya. Barata korodo hano nato ariko sucaka cyo abanyamakuru. Reba Yaka Mwana tuza tuganire. Iyo nkweto sundi ko tubona uje kudodesha, iyo wambaye ubundi ni yawe? Yo wambaye yo ni yawe cyangwa nayo wayiti? Ese yago wayinguriye ejo bundi. Singire ni kote rya da naryo yakuguriye? Ibyo yago yanguriye. Ubu wambaye yago, ubu tuvugana wambaye yago TV show. Ari niba ndi kudodesha inkweto no se inkweto imeze gutya, iyi godasi imeze gutya urukumva naye jugunya ngiye. Ariko nk'umuntu w'umusitari, nk'umuntu uzwi nanga yakwiye kuba ari kudodesha hano, ariko ndagira ngo na kamera nayo iri kureba ahantu wicaye hariho. Iyi godasi niyo wambaye ihenze. None se wari nje nawe ninde uri kudodesha? Ngewe ntabwo simba yacika wonge kwijugunya. Ariko udwego uriho ntabwo rwo kudodesha. Udwego uriho n'udwo kudodesha? None se YouTube mu membaga kuryo najugunye filime ukina ntabwo baguhemba?
mumemba gatsi kuryo na umva ko kandi turanabona witeretse n'akantu nimba ufite inyota kandi ikirere tubona n'izuba rihari ubundi iyo nyota yawe uhorana imeze gute? inyota se utagira inyota oya ariko hari inyota zo mu gihe bitewe n'izuba rihari cyangwa n'ubuntu wirukanse ariko wowe nubwo wari ifiriti ukabura icyo gushozaho ko abandi baba bafite za ji muri frigo na za fanta ziri muri frigo na za primus na za mitsingi kuriyo nyine nakwicwa n'inyota cyangwa inyota niyo baguterereje cyaka reba aka kanya imvura yaguye uri n'icyaka none se ubu kano makanda ubu kano ndazi aka gapeti kamwe nyoye hano ndaze ko ubundi se iyo ugiye kunywa ubundi uhaga kuri tunganye mpagaruko nsinze uhagaruka usinze ubundi urasinda nese umuntu anywa kugira ngo bigende ubundi korodoniye mwavuga nyanga iyo nkweto wasanga utanamwisha cyangwa ujya kumeza mwibarize korodoniye twavuganyira uyu ni inshuti yanjye ashaka yawe nankupa reba yakopye umusitari koko ariko iryo zina ryawe uraryemera iryo peti ufite ry'umusitari kuba umusitari se bivuze ko nariravuga ku muhanda reka ntabwo bibaho wowe avangwa Yaka Mwana ngo wa musitari ngo ari kurira umuneke ku muhanda ngo ubwo n'ubu ngubu kagiye kuba kacitse reba ahantu tugusanze uburyo umeze iyo nkweto yawe waje kudodesha baratubwiye ngo uri gukina filime reba ahantu wibereye niba ndi gukina filime nkadodesha n'ikeci yanjye ni ikibazo iyi godasi weho wari wayambara soma ndabona ari marike ya Adidas ni Adidas ari Adidas adi kwa abanyamakuru barabaruzi muvuga n'igifaransa mutazi nkuko mubona ni Yaka Mwana rero turi kumwe nawe hano kuri ABATONI TV twari twagerageje rero kugira ngo tubashe twuma twamusura nubwo tubona nyine ibintu byakomeje kuba intambara atari kuvugana nawe ari kudodesha inkweto niba bitangaje cyane umuntu umubona kuri scene cyangwa ukamubona ku binyamakuru bamutumiye ariko utazi ubuzima abayemo ukuntu biba bimeze ubu ngubu urabona tumusanze yaje kudodesha ufasha rwose nushaka unce n'igihumbi igihumbi wakimuha sanga umuca amafaranga umuntu azajya no kuri toilette kubera ngo umusitari wanjye ari buze kuyaza abanyamakuru ba YouTube umuntu azajya no kuri wese nawe ujye umuntu agiye mumukurikire mumuzane erega izina mufite niryo nyine riba rigomba kubakurikirana ahantu hose muba muri amazina y'iki none se ubu njyewe hari umuntu waza kureba aho nagiye kudodesha kuza kudodesha inkweto natinya kuza kudodesha inkweto ngo nuko ndi umusitari ukohereza umuntu akajya kudodesha cyangwa ukanayigurisha mu bintu bishaje nose wowe ufite imiguru ingahe njye nakubeshya imiguru mfite ntiwayibara cyangwa ufata mikoro ubwo tunaganira iyo nkweto ubu nayiretse aho ngaho uburyo najugunye keke ya Adidas cyakora mwarasase ngo iki ntabwo bibaho ndabona utangiye umwaka nabi kabisa mu bantu b'abasitari ntabwo wagatangiye umwaka gutya ariko inkweto hanze banayirebe n'uburyo yatobotse ubwo rero 2022 uzangurira inkweto ubu nyine ugomba gutangira n'undi umwaka umeze neza uri smart ariko reba abantu utangira umwaka nzijugunye kubera ko dutangiye umwaka mushya none se wambaye ari ikibaye rewe ubu ukeneye kwambara inkweto iri ibiraka ubwo dutangiye umwaka mushya tujugunye n'amasafuriya twari dufite cyane ugatangira n'ibindi bishyashya bimeze neza nzo watangira umwaka mushya n'ibintu byatobotse uburyo Adidas yanjye najugunye Yaka Mwana urambabaje cyane uruganda rwanjye ruri gushingwa nzahita nkohereza ikarito y'inkweto cyakora muhaga vuba kano kanya umwaka urarangiye ibyo nari mfite byose mbijugunye ngo uzangurira iki ubwo reka tuninjiye mu umwaka mushya cyane Yaka Mwana arewe nubwo tugusanze hano ubwo reka tunimuke twegere hano imbere gatonya tuve kuri iyi icyo nababwira rero abanyarwandakazi ntihagire ukubeshya ngo ujugunye ibyo wari ufite ngo utangiye umwaka mushya niba wari ufite agakweto gashyashya ukajugunye ngo uzagura kandi mu mwaka mushya nangwa se ngo ufate isafuriya yawe watekagamo ubugari ngo uyijugunye ngo uzagura iyindi barabashuka reka iyo barabyivugiye barabashuka wowe ujye gufata imyenda yawe yitwike ngo mwaka mushya ngo uzagura iyindi birakwiye ugomba gutangira n'ibintu bishyashya ni mpaka se ibintu bishaje ari byo uhorana ibintu bishaje buri mwaka ibintu bishaje ariko sha wagiye wibuka aho wavuye twinjiye mu mwaka umeze gute ubundi banza umbwira umwaka uza aho wavuye we banza umbwire umwaka mushya don't forget nimukibagirwa ikibazo cyanyu mwibagirwa vuba ariko nanone niwe utakibagirwa ntibivuga ngo ubeho nabi
oya kubaho nabi kudodesha inkweto nose niba isafuriya yanjye yapfumutse nkajya kuyikoresha ni ikibazo gikomeye ku buryo waza kuneka nk'umunyamakuru wa kuba yapfumutse ariko si wowe wari kuza kuyidodesha nanone kandi ahantu nk'aha ngaha uyobe ahantu badodera se ari VIP se hano ntabwo bari bundodera inkweto yanjye ubwo waje kwishyura ni 200 nangaye gutyo waje kwishyura nubwo ryaba ijana ariko inkweto yanjye nkayamba cyangwa ukanohereza umuntu muri stari ntabwo reba dore inkweto nambaye umva cameraman reba inkweto ntayigaragaze kabisa none iyi niyo njyana mu kirori noneho bari inkweto naje kudodesha niyo nkora na siporo wowe wamenyamakuru uzampa inkweto yo gukora na siporo iyo niyo mu kirori ariko shareba ikote nambaye sha cyokora ry'iryo koti ryo wambaye neza cyane ibi wanje byose nabikurenganya no mu bandi banyamakuru bagenzi bawe urabona rihagaze ngahe aho ngaho ngiye kuvuga navuga amafaranga menshi cyane kuko wambaye neza cyane uvuga menshi y'iki vuga hari wambaye neza cyane ni amadolari gusa iyo pantaro kuva hasi kugera hejuru buri nko muri nk'amadolari baga yanjye naguriye Nyamirambo yo gutwaramo ibyanjye bivuzeho iki iyo baga yo nta kintu nabivuga kuko iraciriritse ubwo bitewe n'uburyo wambaye ni bya gisitari kabisa ubwo ikibazo njye nari nzi nta musanze tuve kubyo nambaye ujya ku kwafe yanjye iyi nyogosho yanjye bayita ngo iki bundi iyi nyogosho yanjye bayita rukasa mbongo rukasa y'amafaranga iyi bayita rukata amafaranga wowe ugosherwa ngahe njyewe njya muri salo y'igihumbi njye ntabwo urarenza turuwasi ngayo ni cya kibazo cy'abasitari bajya bahura nacyo ngo ntibajya barekura amafaranga urabyivugiye bumva njyewe ndi umunyamakuru nigira muri salo y'igihumbi nifite agakwafe kanye nubwo gashaje ariko undi mwaka turatanya na gashyashya none iyo yawe tuwasa bayireba ariko ninde ufite inyogosho ya danje baraza kutubwira ari njye nawe bari kutureba ufite inyogosho ya danje muri comment njye nawe ninde uri butubwire ufite kwafe tubaze n'abafana se uretse n'abafana n'aba bari hano kuba mwabagabo ari njye ninde ufite inyogosho ya danje muvuge muri nta n'umwe wavuga bitewe n'iyo nyogosho yawe ukuntu imeze vuga umuntu ufite inyogosho rata mugurira amata vuga ko ari njye ngurira amata nta kintu urakoze cyane turabaza n'undi ntabwo nabyemera turabaza n'undi uyu ni uwawe ntukoreshe ikimenyane nakoresha ikimenyane banza urebe kwafi banza uzebe mundi banza n'uyu nguyu kabisa banza urebe kwafi mundi kwafi wayirebye kwafi bayita ngo iki bayita ingande kandi siyo yavuze nta kibazo ubwo ni kimwe ari njye n'uyu munyamakuru ninde ufite inyogosho ya danje ni wowe bamwita ngo iki ubwira ngo ni Yaka Mwana iyi nyogosho ye uyizi hehe uyizi ujya ureba utuntu tw'udutente bagiteri twa dutente two muri Amerika bagiteri wumvisha inyogosho yanjye yitwa ngo iki inyogosho yanjye yitwa bagiteri no ni bateri thank you very much arahagutwikiye kabisa urakoze cyane noneho kugira ngo twinjire mu kiganiro neza nyirizina Yaka Mwana abantu benshi bamenye mu mafilime bamenya ama interview agiye atandukanye burya nicyo cyiza abantu baba bagomba kuzamurana ndetse bakanamenyekanisha bagafashanya muri industry entertainment Yaka Mwana rero tugusanze hano bari batubwiye ko wari waje gushutinga muri filime ya Isi ya none ese Isi ya none mwamugeze kuri rwego rwa episode twari turi gushutingira hano ariko kubera imvura yaguye duhindura location ubu bari gukinira hari inyuma ariko tuzakomeza kuko Isi ya none musanzwe mwikurikirana ariko by'umwihariko filime nyinamo ni ya Mutoni Asiya bita filime Gatarina ni nayo ufitemo role isa nkaho ikomeye cyane uya nyina w'abapampe murabizi n'abandi bakinnyi ba Nyirihene dufite abakinnyi benshi muri filime Gatarina uretse ko nyina no mu Isi ya none ubundi by'umwihariko nyina muri filime ebyiri mu Rwanda iya mbere ni Gatarina Isi ya none ni ya kabiri izo filime nyinamo mu Rwanda
izindi ni comedy zigiye zitandukanye na interview zigiye zitandukanye. Okay, ibyo ni byiza cyane. Nanone kuba hari urwego umaze kugeramo rwo kuba waba ubarizwa muri filime ebyiri kandi nazo zikunzwe cyane muri iyi industry yo mu Rwanda. Ese kariyeri yawe ubundi twumvishe uza waje uvuga indimi zigiye zitandukanye, ariko kuri no isaha uyu munsi usigaye uvuga ururimi rumwe, byagenze bite? Ni kubera ko ururimi nkoresha hano ni uko ari rwo rukoreshwa muri iki gihugu. Niyo mpamvu ari rwo nkoresha, kubera ko abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, nicyo nanjye ndi gukoresha kubera ko ndi mu Rwanda. Ariko ntabwo nzi ikinyarwanda gusa, nzi Lingala, nzi Igiswahili, even if the French, I try to speak French. So every language, I don't know language except that I try. Yes. Thank you very much. I leave you, brother. Thank you. No ndashakaho gatonya Lingala buranda ndayikunda nubwo narizi. Ndashaka ko unsuriza abantu bo muri Kongo n'abantu bari mu Rwanda bumva Lingala ukabivuga mu kijyanye n'Lingala ukabifuriza umwaka mushya. Sikoyo nasepeli penza pona mbula otosilisi mbula penza isili bana nyonso penza Nzambe silisi ka mbula na biso Nzambe akengela biso na mbula osili tozala malamu tolingana yango nalobi dukundane tolingana bayana ngai bozosala biso pe tozosala mosala esalema na likambo ya Nzambe mujambo ry'Imana navuze ngo Nzambe azali likolo twese turi hasi, Imana iri hejuru twese turi hasi. Nzambe azali likolo biso nyonso tozana si ya drapo twese turi munsi y'ibendera biso tozana se Nzambe azali likolo sukaranga na sepeli pona bino na sepeli pona mbula oyo yisika totambola ngo kana likamba Nzambe kitoko penza totambola ngo kana likamba nane ya Nzambe. Koloba mingi twese turi imbere y'Imana, byo wanza naho by'urugambo funga kinywa maberanye kutoka. Nkuko mubibona rero uyu ni Yaka Mwana. Burya biba byiza iyo ugiye mu kintu kandi ukakijyamo ufite knowledge yacyo ihagije. Kuba abantu bajya mu gukina filime bayizi ko bijyamo abantu bara bose babonetse, ariko uyu ni Yaka Mwana. Kandi Yaka Mwana icyo mwamenya kihariye nango ari umunyarwanda, ndetse nango yavukiye mu Rwanda, akomoka mu gihugu cya Kongo aho bita Imasisi. Niyo mpamvu mwumva Lingala ewana ari manuka mbyembye kabisa, buriya yavugaga ngiye nkumva nazi ibintu ari kuvuga. Ubu rero twari tumusanzana bita Inyamirambo mu Miduha, tubashe kuba twaganira nawe gakenya cyane. Turaje rero dukomeze ikindi gice cya kabiri. Ese biba bimeze bite? Ndabizi abantu benshi baramukunda cyane, baba banakeneye kumenya ubuzima bwe bwite n'uburyo ibintu biba byifashe. Nkuko mubibona rero inkweto ye yaraje kudodesha, atangiye kwipima nimba batayigabanyije. Ngo hari ukuntu inkweto bayishyira kuri size nayo akayigira agacupa. Inkweto yaje kureba ko imeze neza cyane ko byabaye. Uri kureba nimba batayigize agacupa, ariko ni nabyo inkweto yo ni sawa. Hari ikintu kimwe nshaka ko ugiye kumvugiraho. Ndabibona ewana YAGO kabisa, natwe ni chapeau tumwetereye isari, ariko muri aka kanya wigeze wumva makuru yuko channel ye yahagaritswe? Oya nyine channel ya YAGO niba mwayihagaritse, ntago channel ya YAGO yahagaritswe n'Imana. Mwayihagaritse kubera ubushake bwanyu. Muzayifungura kubera ubushake bwanyu, kuko ariko mwabishakaga. Mwahagaritse channel ya YAGO, ariko uhagarika izanyu mwebwe. Ko mwahagaritse channel ya YAGO, mwebwe wahagarika izanyu. Ejo bundi mwarayihagaritse, none murongeye. None se YAGO kubera iki mumugenda? Urakeka ko abantu bari kumwe nawe ari abandi ba YouTube? Ngo bande? Naba YouTuber nibo bari kumugenda cyangwa n'abantu basanzwe bari aho ngaho? Yewe simbizi. Niba YAGO hari icyayakoze ku kimuta kitubwe, ni iki yakoze ku buryo mwafunga channel? Ko YAGO nta muntu yari yatuka n'ibiganiro bye byose ko tubikurikirana. Uwo muntu uvuga ko YAGO tukanani
natwe ubu ngubu turi mu rujijo kandi nyine biranatubangamiye, turababaye cyane kubona umuvandimwe nk'uriya wari umaze kugira ahantu ageza industry, abasitari benshi yagiye abazamura akora ibikorwa by'urukundo. Yewe yago nejo bundi angurire n'inkweto n'ikoti nambaye n'indi myenda mfite. Icano yaramwe ngo bari bayihagaritse cyane, none barongeye barayihagaritse. Uwo muntu uri kugenda kuri yago ninde? Genda shaka kumenya uwo ari we, ngiye muraburiza hano ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi se yago ko akora nk'abandi banyamakuru baba YouTubers, yago mu mushaka ye. Uramutse nawe umenya umuntu nk'aka kanya wamukorera iki? Sa nk'umubwira nk'ari kuko izina ry'Imana ngiye umuntu umuntu ni izina ry'Imana ugenda kuri yago, ni izina ry'Imana mubonye kuko ari ikintu yakubangamiye cyane. Kubangamira abantu b'abanyamakuru ba YouTube. Ngiye mbonye umuntu ubangamira yago. Urababaye cyane, biragaragara ko ubabaye cyane. Ejo bundi yagwamaye 200, none ngo cyane mwayifunze mwangigeramo. YouTubers ngo mugende ku bantu mwangigeramo. Mwabasenzi ezariyo munzamumena ijisho acyamuri. Nk'uko mubibona tuse nkaho tuganiriye kuri Yago TV, ni ibintu bibabaye cyane ndetse byamubabaje cyane ko natwe Yago twamukundaga kandi yakoraga ibikorwa byiza cyane. Kuba Yaka ariwe tubashe kuganiraho bwa mbere, kuba bimubabaje kuriya, ni ukuvuga ko Yaka yari inshuti cyane na Yago TV show kuko yajyaga ajyayo agakora ama interview atandukanye. Yago yageraga ukuntu amufasha nk'uko abitubwiye. Rero kuba uyu munsi yumvishe ko iyo channel yabajijwe kuba yahagarara n'uwayikoragaho n'abagahagarikwa, ni ukumva birababaje cyane. Ni ibintu bitiyagana. Nanone ibintu by'amashyari ni ikibazo cyane, buri abantu baba batifuza ko abantu batera imbere. Nanone ni ikibazo tuba kigomba kuba cyacika cyane. Turacyakomeje rero kuganira. Aha turi ni Inyamirambo, niho twabashe kuba twatembera tubibutsa ko ari Abatoni TV. Kora subscribe na like na share kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe umunsi ku munsi.